Wari uzi ko ikibazo cyo kwiyumva nk'uri gukora imibonano mpuzabitsina kandi usinziriye gishobora kuguhindukira uburwayi? Bitandukanye no kwiroteraho, bitandukanye kandi no kuba warota inzozi ukora imibonano mpuzabitsina. Sexsomnia ni ikibazo kiba ku muntu ku buryo mu gihe asinziriye agira ibyumviro bidasanzwe nk'uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, muri icyo gihe akaba yakwikinisha cyangwa akagaragarwaho n'ibindi bimenyetso nk'iby'umuntu uri gukora imibonano mpuzabitsina, byose akabikora asinziriye. Bijya kumera nka parasomnia, hamwe umuntu aba asinziriye ariko akagira ibikorwa akora, akavuga, akarira, akaba yanagenda nk'uri mu buzima busanzwe. Mu bindi bimuranga harimo kuvugira hejuru n'amarangamutima menshi muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi asinziriye, no kuvuga amagambo y'urukozasoni afite aho ahuriye nayo akayavuga asinziriye. Hari kandi no gutangira gukorakora umuntu bararanye, akamukoraho nk'aho witegura gukora imibonano mpuzabitsina n'ibindi bifite aho bihuriye nayo. Ufite sexsomnia byose abikora asinziriye. Ikigo cy'Abanyamerika cyita ku buzima National Institute of Health kigaragaza ko iki kibazo kitaba ku bantu benshi, gishobora kwangiza byinshi ku buzima bw'ugifite ndetse n'abamuzengurutse. Nko mu 2021 NIH yatanze urugero rw'umugore wari ufite imyaka 42 wo muri Brazil wari ufite icyo kibazo, ariko kikaba cyaragize uruhare mu kwangiriza umubano we n'umugabo we nyuma y'inshuro ebyiri amubona asinziriye agaragaza ibimenyetso bya sexsomnia. NIH yatangaje ko ubwo uwo mugore yitabwagaho ngo abe yahabwa ubuvuzi, byateje urujijo kuko hatigeze hagaragara amakuru ye yahahise agaragaza ko wenda yabasanganywe ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ntibyigeze binagaragara ko hari ibiyobyabwenge cyangwa imiti runaka yakoresheje ku buryo ubwo burwayi bwaza nk'ingaruka zabyo. Uwibasiwe na sexsomnia ashobora gukanguka ntiyibuke ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho byose mu gihe yarasinziriye. Kugeza ubu nta mpamvu yaremezwa mu rwego rw'ubuvuzi ko ari ituma umuntu yibasirwa na sexsomnia, gusa umuntu usanganywe uburwayi bwo kudasinzira neza aba afite ibyago byo kuba nayo yayirwara. Ngaye nguko wabyumvise ko nubwo atatangazwa impamvu itera sexsomnia, ukwiye kugenzura neza kutawiterwa n'ibibazo birimo kudasinzira neza cyangwa kwegera abaganga bakaguhereza ubufasha.